Yesu ashimwe ni njyewe Apostle ari Ukuri nkunda. Ndabasuje mwese abankunda, abanyanga, abanyibazaho. Mwese shalom shalom. Bon, I wanted to talk about something. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe. Mbona iyo dukura cyane batubwira ko gushaka ari umugisha, umugabo ni umugisha, cyane cyane abagore, cyangwa kuko twumva yuko wabonye umugabo, wabonye Imana, wabonye igitangaza. Umugisha si ukubona impeta, umugisha si ugukora ubukwe, umugisha ni ugushakwa n'umugabo w'umugisha. Donc kugira urugo rwiza ntago ari ukuba mu rugo n'umuntu mukaba mugendana bababona mwinjira mu modoka n'iki, no. Na Satani yakwambika impeta, abakozi ba Satani bazi kwambikana impeta, yanakujyana mu rugo akagucyura, ariko si ukuvuga ko ufite urugo rwiza. Rero kuba wambitswe impeta cyangwa kuza ubukwe sibyo bigira urugo rwiza cyangwa urugo rw'umugisha. Igigira urugo rw'umugisha ni umugabo n'umugore w'umugisha. Nicyo nkwifurije rero. Nitwikibishye rero ngo kuko umuntu yarongowe bambitswe impeta yabonye umugabo, cyane abakobwa nibo ushaka kujyaho nuko nitwe babwira ibintu nk'ibyo, cyangwa ukumva ngo kuko yambitswe impeta donc byakaze byabaye ibintu byiza. No. Hari abambikwa impeta n'ibisimba n'ibikoko, bakajya mu ngo zabo akariho bashirira, akariho bapfira. Rero dukore attention, kwambika impeta si cyangombwa. Gukora ubukwe butangaje ibintu bibi byashasha bigenye si cyo cyerekana ko ufite urugo rwiza cyangwa wahawe umugisha. Ni umugabo muzima, umugabo uvuye ku Mana, umugabo wubaha Imana, umugabo utinya Imana, umugabo gukundwa akaza ugushyira imbere, ukumva uri safe, uri mu maboko nk'uko Imana yabigenje ngo abagabo mukunda abagore banyu nk'uko mwikunda, cyangwa nk'uko Yesu yakunze itorero akaripfira. Uwo ni umugisha. Ashobora no kutaguha impeta nziza, ashobora no kuba udafite amafaranga, ariko ari uwo mugabo ufite urugo rwiza. Hakaza ufite amafaranga, ufite ibikabyo, akaba ari umugabo akaguca inyuma, nta kubaha, nta kubahisha, nta rugo rwiza ufite, unfortunately. Rero urugo rwiza ntirugaragara ku mafaranga, ku impeta wambitswe, cyangwa ko wagiye kuri social media amafoto ngaho sinakubwira, si cyo cyerekana ko ufite urugo rwiza, cyangwa urugo ruzaba rwiza, cyangwa umugore cyangwa umukobwa yahawe umugisha. No, wahawe umugisha n'ufite umugabo Uwiteka avuga. Niwe nkwifurije nawe rero. Nawe mu guhitamo nturebe ibikabyo, reba imbuto, ariko nawe ubanza uzere, Uwiteka azaguha uwawe. Shalom shalom. Yari Apostle Ukuri nkunda.